ibyakuyobeye mu byaremwe ntibisanzwe mu byaremwe. Muri iki kiganiro muzasobanukirwa byinshi cyane muhora mwibazaho. Kugikurikirana ni ugutyaza ubwenge kandi ukaruhura ubwonko. Hamwe na Frank Mario Sebudandi. Reka twongere tubahe ikaze cyane rero bakunzi bacu aho muri hirya no hino iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru y'u Rwanda ndetse tutibagiwe n'umujyi wa Kigali. Kuri uyu munsi rero ni umunsi mwari mutegereje muri benshi cyane, umunsi twahoze tubatangariza cyane tubabwira yuko dufite amarushanwa yateguwe n'ikiganiro Ntibisanzwe mu byaremwe, akaba ari Ntibisanzwe Award. Nkuko mubibona rero inyuma yanjye hano hariho ababukereye, hariho abantu bageze kuri bane baje bitabiriye, bivuze ngo abangaba uko ari bane, babiri muri bo baraza gukomeza, abandi babiri baraza kuvamo bakazahura n'abandi babiri bazatsinda mu kiganiro cy'ubutaha, abandi babiri none bakongera bagahura n'abandi babiri bahangaha ari nawo umunsi wa final. Hanyuma rero nkuko mubibona rero harabaterankunga, hari abantu bashigikiye iki gikorwa, hari abantu bagiye batuba hafi cyane ndetse batwereka yuko badukunze cyane. Umuterankunga mukuru rero tukaba turi kumwe na Smart Design rero mukanya baraza kuza kutubwira byinshi bitandukanye bakora ndetse bageza ku bakunzi bacu. Ahangaha nanone tukaba turi kumwe na Emmanuel Enterprise rero bakora ibintu byinshi cyane bitandukanye, harimo ibijyanye no gukamera no gufilma ubukwe, harimo ibikoresho bitandukanye baba bakora guprintinga kugira gute, harimo internet, harimo gutoza abanyeshuri, harimo ibintu byinshi bitandukanye. Turaje mukanya nabo turaza kubareba. Hanyuma nanone tukaza kuba turi kumwe nanone na Holy Shop Style, aho ngaho mu Giporoso, ahantu ushobora kugenda ukabona amashati meza, imyenda igezweho, amapantaro, amakostime y'amoko yose. Ibyo byose rero turaza kuza kureba no mukanya tugenda tubisubiramo. Hanyuma tutatinze mu magambo rero, nge ndi Frank Mario Sebudandi. Hanyuma nanone ku rundi ruhande rero tukaba turi kumwe n'abajaji bari buze kuza kudufasha. Abajaji rero bari buze kuza kudufasha, tukaba dusabwira ngo ku buhanga bw'icyumari abogere babatwereke kugira ngo turusheho kuza kubasobanukirwa. Abajaji rero dufite, turabona hariya hari umuntu wambaye, abajaji barakeye cyane, bameze neza. Ikigaragara cyo amanota baraza kuyatanga batitangira itama niko wenda twavuga, baraza gutanga amanota batitangira itama. Ngabo rero abajaji dufite, tukaba turi kumwe duhereye ibumoso tujya iburyo, turi kumwe na Uwera Marceline rero turagushuje cyane. Hanyuma nanone hagati hariya tukaba turi kumwe na Jean Saflo, nawe MD wa TV7, nawe turagushuje cyane. Hanyuma hirya hariya tukaba turi kumwe n'umuhanzi, akaba aririmba indirimbo zihimbaza Imana cyangwa se gospel songs, akaba ari Diana Kamugisha, nawe turagize gute, turagushuje cyane. Tugaruke rero ku ruhande rwacu hano, tugaruke kuri bano barimo kwitabira aya marushanwa. Bo mukanya baraza batwibwire, ariko mu gihe wenda bataratwibwira, reka tusabe ku buhanga bw'ibyuma mu munota umwe gusa cyangwa se amasegonda make cyane, baze batuzamurireho akaririmbo kagufi cyane ku munota umwe kaduteguza, hanyuma twakire na Smart Design ubundi batutangire ku mugaragaro uyu muhango. avuga ko intare ya Yuda agira neza, mukobwa w'Isiyoni
ko ari we ntwari ku rugamba ibendera rya Yesu rizamurwe izina ry'uwo mwami rikwire hose zamura zamura iryo bendera zamura 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 iryo bendera zamura 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 iryo bendera ibendera rya Yesu nkubwira nshuti n'umutima wawe n'imirimo myiza ukora maze Yesu yamamare inkuru ya Yesu yamamare mu gihugu hose yamamare umwamaraganje we ibiganza hejuru icyubahiro n'icyunami ibendera rya Yesu rizamurwe izina ry'uwo mwami rikwire hose zamura 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 iryo bendera zamura 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 iryo bendera zamura 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 iryo bendera hey izamurwe hey izamurwe ibendera rya Yesu rizamurwe izina ry'uwo mwami rikwire hose zamura 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 iryo bendera zamura 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 iryo bendera Mbanje kubasuhuza mwese abakunzi ndetse n'abakurikiye TV7 yanitwa Hashakimana Firemo nkaba ni production manager muri Smart Design. Smart Design ni company imaze imyaka igera ku 10 itanga service ikaba ikorera muri mu nzu ya TD1000 ikaba ikorera mu cyumba cya 210 na kabiri B. Smart Design ni company imaze igihe itanga service nziza ku bakiriya ikora ibintu bitandukanye ibyo ikora impano zitandukanye zifashishwa mu gutangwa ku bakozi bagize uruhare rukomeye cyangwa se bateye intambwe igaragara yifashisha nanone mu gutanga ibihembo ku bakozi b'indashyikirwa. Smart Design nanone kandi igira product zitandukanye ibasha kugeza ku bakiriya bayo izo navugamo zimwe na zimwe ni nka crystal wooden plaques navugamo nka stamps navugamo stamp ni kashe abatazizi navugamo ku brandinga ku myenda navugamo medals navugamo trophies ibikombe bitangwa ku bantu b'indashyikirwa navugamo ibintu bitandukanye bikoreshwa mu bukwe impano zitandukanye navuga impano zikoreshwa mu anniversaire atandukanye navuga kandi nanone ko ubu Smart Design ibafitiye machine itari isanzwe yitwa engraving machine nziza yandika ku bintu bitandukanye ku bikoresho bitandukanye wooden plaques ikandika kuri key holders ikandika kuri ku makaro ikandika ku mabuye ishobora gushyira amafoto cyangwa igashyira amagambo ishyiraho na text yose umuntu ashaka. Smart Design rero icyo gihe cyose imaze ni company y'indashyikirwa kuko na 2018 yegukanye igihembo cyo gutanga service nziza muri graphic design kandi ikaba ari company ibasha gutanga service nziza kandi igatanga service yihuse service ihendutse kandi ikagera kuri umuntu wese ikanamugiraho igihe. Smart Design rero ikora ibintu bitandukanye ikora ibyapa byo ku mihanda ikora ibyapa byo ku mazu ikora ibintu byinshi bitandukanye abakiriya bacu usanga ko tubitaho kandi tukabakorera ibintu bifuza ku gihe gito gishoboka.
Smart Design rero ni ndashyikirwa, ni company ndashyikirwa, ni company nziza, buri wese aratumiye kugira ngo azaze yirebere. Smart Design service tanga, Smart Design ibyikora, Smart Design tuzabakirana urugwiro. Ngira ngo contact na address zacu mujyana muzibona ahantu hatandukanye. Ariko icyo nabizeza nuko nk'intego yacu no guchanginga dreams into reality. Niba umuntu aje atekereje ikintu twe tukagishyira muri object fatika, icyo nicyo Smart Design navuga irusha izindi company. Murakoze rero. Aha, tukaba rero turagarutse, reka dushimire Smart Design kuba babashije kudusobanurira ibikorwa byabo bitandukanye. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu rero murabona ko bimeze neza cyane, hano biraryoshye cyane. Hano inyuma yanjye murabona hariyo abantu bageze kuri 4, nimero 1, nimero 3, nimero 5 ndetse na nimero 7. Ubu rero ngiye kuva nakanje karenge ubundi basigare batwibwira ndetse dukomezanya n'ibindi. Mwabaga mwe muri tayari? Aha, hanyuma rero reka mere kuri uyu nguyu nimero 1 hanyuma atwibwire ndetse n'abandi bakomeza. Murakoze, nimero 1 nkaba nitwa Mugisha Gadi, nkaba naturutse mu karere ka Rwamagana. Murakoze, nitwa Muhire Clemente, ndi nimero 3, naturutse mu karere ka Nyarugenge. Imana bishimire, ni Munyarugera Alfred, naturutse mu karere ka Nyamasheke. Murakoze, nitwa Uwamahoro Olive, naturutse mu karere ka Bugesera. Ubu rero bakunzi bacu rero ukuntu mugiye kubigenza cyangwa se ukuntu mugiye kubikurikirana, abantu bagiye gutombora ibibazo. Nuvuga ngo aratombora nomero, namara gutombora nomero abajaji barasoma ikibazo gihuye na ya nomero, ubundi narangiza asubize icyo kibazo kiba ari we abajijwe, ubundi bahabwe amanota. Hanyuma rero nanone turashaka ngo tubikorere kimwe, aratombora ibibazo 2, asome icya mbere agisubiza ahabwe amanota ye, narangiza avuge nimero ya 2 yatomboye avuge, narangiza aratugaragariza n'impano yibitseho cyangwa se impano afite, ubundi narangiza noneho abashinzwe gukemura impaka barabidufashamo cyane, ubundi dukomeze na gahunda yacu. Nimero nomboye nimero 5. Vuga imipaka 3 u Rwanda ruhana imbibi na Uganda. Imipaka 3 u Rwanda ruhana imbibi na Uganda harimo umupaka wa Gatuna, akabamo umupaka wa Gatuna, akaza umupaka ka Gitumba, akaza n'umupaka wa Mukamira. Indi nimero natomboye ikibazo cya 2. Ikibazo cya 2 sobanura mu magambo magufi Diana Force yari muntu ki? Diana Force yari muntu ki? Diana Force. Diana Force. Tagusubiramo ikibazo, sobanura mu magambo magufi Diana Force yari muntu ki? Diana Force yari umuririmbyi. Impano yawe? Impano yanjye, impano mfite zo ni nyinshi, ndetse nabashoboka kugaragaza ahangaha mu buryo nabwiriza nkanaririmba indirimbo zo mu gitabo ntashyizemo non stop. Akaba wenda mbere ku ndirimbo mu gitabo non stop ntahagaritse. Ayimana y'ukuri komeza kunyobora
urancishe mu nzira mwijuri imbere y'Imana mfite umuntu mvugira n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo mpamya yuko izina ryawe riri mu mutima we ubwamvugira na mwanzi wamunyirukanaho mbese urukundo rw'Imana yacu n'abarondora uko rungana. vuga uko bita izi minisiteri mu magambo ahinnye. Minisiteri y'ibikorwa remezo, ubwo reka mvuga iya kabiri, minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, ni izo ngizo ebyiri. Murakoze ukuntu mbyumva nyine yumva minisiteri y'ibikorwa remezo harimo nyine ibikorwa rusange bigirira igihugu akamaro, harimo nko gukora imiganda, gukora umuganda mu cyuheri, ibintu nk'ibyo. Murakoze. Mfite nimero 3. Nimero ya 3 ntibavuga abana b'umwami, bavuga ngo iki? Abana b'umwami mu kinyarwanda cyiza bitwa ngo iki? Numva bidahinduka. N'abana b'umwami. Undi? Impano ya sore. Impano yawe? Kuririmba. Uramuririmbye nawe? Iyo menya kera ko nduwe simba naratinze kwitaba, iyo menya ko ari we mukiza mba naraje nihuta, ibyo maze kubona binyemeza ko ari we. Iyo menya kera ko nduwe simba naratinze kwitaba, iyo menya ko ari we mukiza mba naraje nihuta, ibyo maze kubona binyemeza ko ari we. Nimero 4. Turirimbire igitero cya 3 cy'indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda. Subiremo. Turirimbire igitero cya 3 cy'indirimbo yubahiriza igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abakurambere b'intwari bitanze batizigama, bararuhanduba mu bukombe, utsinda ubukoroni nambatse ibihugu byayogoje Afurika yose, none uraganje mu bwigenge, tukomeye uko turi twese. Urakoze cyane. Kabiri. Ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo sobanura ijambo umuco mu magambo make. Sobanura ijambo umuco mu magambo make. Umuco uko mbyumva ni ibintu abantu bahuriraho bikabaranga, bikabayobora, bikabatandukanya n'abandi. Urugero natanga nko mu gihugu cyacu, ibiranga umuco wacu harimo ururimi rw'ikinyarwanda, harimo imyambarire,
harimo imbyino za kinyarwanda, ibyo biri mu biranga umuco wacu, nuko mbyumva. Murakoze. impano yawe ni iyihe? Ni ukuririmba. Ndatwa mu bigani Ntibisanzwe mu byaremwe, Sebudandi na Peace Tarungwi iyo turi kumwe, Sanzwe mu bigani Ntibisanzwe mu byaremwe, Sebudandi na Peace Tarungwi iyo turi kumwe, TV7 nducogore uri matwa muri byose, TV7 nducogore uri mu mugambi w'Imana, nyanyagize igihe n'iki yose tugumugisha. Murakoze. Mboye nimero ya 6. Nimero ya 6 iragira iti sobanura neza icyo umubyeyi akwiye gukora kugira ngo umwana we azakure neza. Murakoze cyane. Nk'abanyarwanda byongeye ndi n'umunyarwandakazi, ikintu umubyeyi yakora nk'uko tubizi tunabibwirwa nuko umubyeyi yaha umwana we imbaraga z'iminsi 1000, ni ukuvuga kuva akimutwita akagerageza gufata indyo yuzuye, akaryama akaruhuka, ndetse akirinda ibintu byatuma atekereza cyane, kuko iyo umubyeyi atekereza nabi n'umwana ntabwo amererwa neza. Ikindi kintu cya kabiri ni uko aba agomba mu ndyo yuzuye, ikibanze ni birebire wenda sinabisobanura cyane, ariko tuzi neza ko indyo yuzuye haba harimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara, ariko nanone tutirengagije no gukora twa siporo tworoheje, ndetse no kuba yanywa amazi ahagije, kuko ahanini ubuzima umwana barimo mu nda buba buri mu mazi, niyo abasha kumubungabunga. Iyo yanyoye amazi ahagije n'ubuzima bw'umwana bugenda neza. Murakoze cyane. Murakoze. Ka kabiri 9. Ikibazo cya 9 kiravuga ngo u Rwanda ruherutse kwakira impunzi, ese nizo mu kihe gihugu? Ndagusubirizamo iki gisubizo. Ikibazo cya 9 kiravuga ngo u Rwanda ruherutse kwakira impunzi ziva mu mahanga, ese izo mpunzi nizo mu kihe gihugu? Namibia. Zakiriwe hehe mu Rwanda? Ni hehe izo mpunzi zakiriwe mu Rwanda? Murakoze cyane. Ni Mahama. Murakoze. Ushaka kutubwira impano ufite? Impano mfite niyo kuvuga ijambo ry'Imana. Komeza. Yesu ashimwe. Muri uyu mwanya tugiye kumva ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana irashoboye, icyo tubura ni ukwisobanukirwa. Hari isomo ngira ngo duhereho riboneka muri Yesaya igice cya 60, duhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo byukura bagirane kuko umuco wawe uje kandi ubwiza bw'Iteka bukaba bukurasiye. Dukomeje gusoma icyo gice, hatubwira ko iyo twiringiye Imana nta kibazo na kimwe tugira, ndetse n'urugero rwa hafi twatanga, kuko mu bintu byaremwe Imana yaduhaye ndetse n'umurage yadusigiye kuri iyi si ni Bibiliya. Mu by'ukuri iyo tugiye
mu rwa mbere rw'ibyo ku ngoma igice cyaho cya 13 hatwereka ukuntu abisirayeli bari bazi neza ko Abidodomu azahura n'ibibazo kubera ko ari we wakiriye isanduku y'Imana, bazi ko izamwica dore ko aho yageraga iyo waba udakijijwe warapfaga. Ndetse turibuka neza ko nawuza igihe yarambuye ukuboko agiye kuramira isanduku y'Imana, ukuboko kwe ntabwo byamuhiriye kuko yahise apfa. Bityo rero umwami wari uriho icyo gihe aravuga ngo reka tuyishyire ku Abidodomu kuko ari we mukene dufite. Ariko icyo abantu bibwira ko twaba cyo ntabwo ari Imana ibiteganya, kuko Abidodomu yabigendeyemo neza ndetse Imana imuha n'umugisha kubera ko yabikoranye kwizera. Niyo mpamvu rero icyo tubura ari ukwisobanukirwa. Murakoze cyane. Abarushanwa bacu mwakoze, mwagerageje, tuvuze nko kuri Mugisha Gadi wagerageje ariko harimo ibyo udasobanukiwe, harimo nk'umuntu uzwi, abantu bazwi cyane utazi. Aha tugere kuri Clemence buriya nta ikibazo ntabwo gisigiraho, ubutaha uzasome. Aha tugeze kuri Munyarugero Alfred, wakoze, ufite impano, ufite ebyiri yo kuririmba n'iyo gucuranga, indirimbo yawe waririmbye n'iyawe. Nubwo buriya amanota ataratangazwa ariko uko mwakoze namwe murabizi. Tugarutse kuri Oliva nawe yagerageje, twari dutangiye gufashwa nuko dufite umwanya mutoya. Turumva rero ni ugukomeza gutyaza ubwenge, ariko muri rusange mwagerageje. Murakoze cyane kandi mwitwaye neza. Ngiye ku bwanjye reka mbere kuri Mugisha Gadi, ari we watubumbiriye irushanwa. Komeza ujya imbere, ibyiza biri imbere. Nukomeza gutyo hari byinshi uzabona ejo hazaza mu mpano zawe. Hari impano nyinshi zikwihisha mutaramenya. Reka nkomeze kuri Clemence, wari umuririmbyi udasanzwe. Iyo mpano nikomeza kuyisukaho amavuta menshi no kuyiririmba buri munsi, Imana izaguha pijonye cyangwa se inuma mu kanwa kawe, izagufasha rero azaba hawe asohora amarubumu n'indirimbo idasanzwe. Gusa mwibakemo icyizere. Ndagera kuri Alfred rwose uri umucuruzi udasanzwe, ahubwo wowe wantangaje kuba ntari nkuzi mu ruhando rw'abanyamuzika. Iyo mpano ikomeze we wise as you do. Ejo hazaza hawe ni heza. Karibu mu ruhando rwa muziki, dore dufite abanyamuziki kuri impano. Imana kandi izakugenda imbere. Twabonye rero na Oliva, umuvuga butumwa ukomeye cyane. Aya mavuta akeneye amasengesho menshi. Uwiteka kugenda imbere, komerezaho. Mu badamu bavuga butumwa nawe Uwiteka azakubarimo. Uwiteka abamurije. Nakoze cyane. Nanjye ikintu navuga ko kabisa muri intwari kandi mwagaragaje ko ibintu bibarimo, mwiteguye ko abandi bantu nababibona bakabimenya, bigafasha n'abandi bantu benshi. Ntabwo wenda ndi bugende mvuga jewe umwe kuri umwe, ariko navuze ko iyi nama yose amagambo ndi buvuge yo kubagira inama ari ayanyu mwese. Icyo nabagiraho inama nuko niba ufite impano zirenze imwe, ufite impano ebyiri cyangwa eshatu, jya ureba impano ufitemo imbaraga cyangwa se impano kuri wowe wumva ko irushije izindi, cyangwa se mu cyongereza byita strength. Hari strength ziri ahantu mu mpano imwe ariyo ushyira imbere kurusha izindi, ntuzifatanyirize icyarimwe. Nk'ubu hari tuvuge nka Gadi yatubwiye ko afite impano ebyiri ariko yatweretse imwe, kandi wasanga wenda yayindi yaretse ariyo wenda so ujye uhera ku mpano ikomeye cyane muri wowe. Ikindi nabashimira nuko muri intwari pe, mukomereza aho ngaho, hari byinshi bibihishemo, mubikomeze. Murakoze.
aha ngaye nguko rero turagarutse ni Ntibisanzwe award season ya mbere kuri TV7. hanyuma rero murabona ko ibintu bimeze neza cyane, abagerageje kurushanwa harimo abitwa Bagade, harimo ba Olive, harimo Clemence, harimo na Alfred. Ibintu byagenze neza, bose bagerageje kwitwara neza imbere y'abatanga amanota. Hanyuma rero amanota ungu arimo arateranywa, aba judges barimo barateranya amanota kugira ngo mukanya baze kuza kutwereka ese ni abahe babiri bari bukomeze hagati y'abangaba uko ari bane, ni abahe babiri bari busigare urugendo rwabo rukasoreza ahangaha. Abo babiri bakomeje nko nakomeje mbabwira bakazahura n'abandi babiri bazatsinda kuri ku nshuro ya kabiri muri groupe B. Hanyuma rero dufite abaduteye inkunga muri kiganiro cyangwa se muri aya marushanwa kugira ngo tubashe gukora ibi bintu bimeze neza kandi biryoheye amaso yanyu nkuko mubibona. Nkuko mwabyumvise Smart Design twabumvishije cyane, n'abaterankunga bacu bakuru cyangwa se abaterankunga bimena cyane muri Ntibisanzwe award season ya mbere. Nanone dufite Emmanuel Enterprise rero akaba ari hariya mu Giporoso i Remera, aho bakora ibintu bitandukanye, aho bigisha abantu amakompyuta, aho bakora amafoto y'amoko yose, aho bagerageza nanone kwandika ku mipira, aho mbese ni ibikorwa bitandukanye ushobora gusanga hariya mu Giporoso kuri Emmanuel Enterprise. Hanyuma rero aho ngaho murabona ko hariyo service nyinshi zitandukanye mushobora kuzajyayo bakafasha muri byinshi bitandukanye. Nimero yabo rero muraje muyibone mu kanya gatoya katarambiranye kuri screen yawe. Arabona ko hari na internet, babandi baba bakeneye internet kugira ngo babashe gukora cyber cafe bashe kubona bakora ibintu byinshi bitandukanye, dore ko isi turimo ni isi y'ikoranabuhanga, ni isi y'umuvuduko, ni isi idusaba kuba duhora turi kuri internet cyane. Ahangaha rero ni kuri Emmanuel Enterprise. Hanyuma nanone dushobora kubahamagara kuri nimero 0788579350. Ndasubiramo 0788579350. Iyo ni Emmanuel Enterprise. Hanyuma nanone reka tugaruke kuri Holy Shop Style rero na hanu rero hariya iremera mu Giporoso, naho hariya muri Feruje abantu bahazi murahasobanukiwe cyane, aho usanga rero muri Holy murabona na hanu bafite style nyinshi zitandukanye. none nakarusho hitwa Holy gunahera na hanu rero iyo winjiyemo wirabura uvamo uri umuzungu. Murabona ko ari ahantu heza cyane, mushobora kubona imyambaro, mushobora kubona ibintu bya mwakwifashisha kugira ngo mubashe kuba smart aho unyura hose. Murabona ko hari inkweto ziryoshye cyane, inkweto nziza cyane hariya muri Holy Style Shop. Ni hariya mu Giporoso nko nakomeje mbibabwira. Hanyuma rero muri Holy Style Shop ushobora kusanga n'amakote meza cyane, amakostime y'amoko yose, ndetse nanone mushobora kuhasanga amashati, imipira n'ibintu bese bimeze neza cyane. Abo nabo ni bamwe mu badufashije kugira ngo tubashe kugera kuri iki gikorwa turimo kugeraho uyu munsi. Ukeneye kubahamagara rero ushobora gukoresha nimero 0788843289. Ndasubiramo ni 0788843289. Iyo rero akaba ari Holy Shop Style hariya iremera mu Giporoso. Nanone turakomeje, reka tugaruke noneho ari abantu bishize hamwe bakora igikorwa gikomeye cyane cyo gufasha abantu kubijyanye no kubana mu buryo burambye, mu buryo bw'iteka ryose, apana bya bindi bya divorce uyu munsi mwateranya amangumi mwakuzanya amenyo. Ibyo bintu turabyamaganye mu izina rya Yesu. Hanyuma rero abo bantu rero akaba ari Foundation Society, n'abantu n'urubyiruko rwishize hamwe kugira ngo babashe kurwanya amakimbirane, kugira ngo babashe kurwanya za divorce n'ibindi bitandukanye. Reka kubwanga bw'ibyuma batuzamurire twumve ibyo bakora mu munota umwe gusa, hanyuma turagaruka mu kanya tugenda dusatira no kutangarizwa amanota y'aba bantu bari hano inyuma yacu bitabiriye iyi season ya mbere ya Ntibisanzwe Award. Hanyuma rero reka kubwanga bw'ibyuma batuzamurire kuri Society Foundation. Ni ONG igamije kubungabunga usugire bw'umuryango, hibandwa cyane mu kurwanya amakimbirane mu muryango, kugabanya gatanya zimaze kuba ikibazo gikomeye cyane muri sosiyete yacu, no kureba ukuntu uburenganzira bw'abana bwakomeza kubungabungwa mu miryango, mu mujyi ndetse no mu cyaro, hagamijwe kugira ngo sosiyete ibe ari sosiyete ihamye.
dukora ibintu byinshi ariko porogaramu zacu z'ingenzi ni eshatu. Dufite ubukangurambaga mu banyarwanda ari abatoya ndetse ari n'abakuru, ndetse tukagira no gutoza abantu bafasha abari mu makimbirane kugira ngo bashe kuyavamo hatabayeho ibikorwa bikabije nko gukubitana, kwicana n'ibindi byinshi bitandukanye bimaze iminsi bicicikana ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'ibyo duhura nabyo tukabibona muri sosiyete birimo kugenda biba. Tugira kandi na gahunda yo kubungabunga imibereho y'abana bakomoka mu miryango ifite ibibazo by'amakimbirane, twabyita sponsorship, ariko tubahereza n'izindi nyigisho zibafasha gukurana n'abantu batabahereza ibihagije ariko bo bagakura bafite imitima mizima ya kimuntu kugira ngo bazabe incungu mu miryango yabo, byibuze igihe nikigera nabo bakubaka ingo zabo bazabe abapapa n'abamama bafite indangagaciro za kimuntu. Intego yacu nyamukuru ni intego y'umuryango uhoraho. Hari ikibazo gikomeye cyane cy'uko ubu ngubu abantu bashakana mu gihe cy'icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri, abatinze bakamara ukwezi, abakabije bakamara imyaka 5, ukajya kumva bagiye gusubira mu masezerano kugira ngo basabe gatanya. Rero intego yacu nyamukuru ni ukugira ngo abanyarwanda batekereze ukuntu bajya bashinga ingo cyangwa se batangira imiryango, ariko aba ari imiryango ihoraho atari umuryango uzamara umwaka umwe cyangwa imyaka 2. Twibanda cyane cyane ku guhereza abantu ibintu bibungura ubwenge, cyane cyane ko umugabo witwa Salomo yabyanditseho mu gitabo cy'imigani igice cya 24 n'umurongo wa 3, aho yavuze ati ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka. Bishatse kuvuga ngo rero icyo twibandaho cyane ni ugufasha abantu kujijuka kugira ingo zabo zubakike rwose zikomeye nta kintu na kimwe kizibangamiye. Aha, abarakoze rero ku buhanga bw'ibyuma gukomeza kudufasha ndetse no kudutunganyiriza ibyo birimo kugenda neza hano byose turabibakesha. Hanyuma reka tukomeze amanota mu kanya gato rero araba asotse tureba abantu babiri ba mbere bakomeza ndetse n'abandi babiri basoreza urugendo rwabo ahangaha. Hanyuma nanone sinakwibagirwa kubabwira kuri Phototech studio. Rero ni Phototech ikorera hano muri MIC hano rero muri etage ya mbere aho bakora ibintu byinshi bitandukanye. Ubutaha tuzonga turusheho kubereka amashusho ya aho ndetse n'ibindi byinshi. Bakora service zitandukanye yo gushaka amakadre ku mbaho, gukora amakadre y'amoko yose, bafilma ubukwe, bakora ibirori byose bitandukanye nibi, bakora photo express muri MIC rero etage ya mbere rero ushobora kubasangayo bakakora izo service zo tubabwiye, cyangwa se ushobora kubahamagara kuri telefone zigendanwa 0783 14 45 49. ndasubiramo 0783 14 45 49. Iyo ni nimero ushobora guhamagara maze ukabona service nziza cyane yo muri Phototech studio hano muri MIC muri etage ya mbere usa nk'uturuka kwa Rubangura. Hanyuma rero mu minota mike cyane iterambiranye kubanga ngo ibyuma giye kutuzamuraho indirimbo y'umunota umwe gusa, hanyuma tugaruke noneho duha umwanya aba judges bacu cyangwa se abantu bashingwe gukemura impaka irahanga hagati y'aba bavandimwe bari hano inyuma yacu, hanyuma banatubwire uko byifashe nka result cyangwa se igisubizo mu byo bahozemo mu kanya.
tugeze muri wa mwanya rero twari dutegerezanije amatsiko twese muri bane kandi hagomba gusigara bamwe abandi bakagenda niko bimera. Duhereye ku wa kane rero kuko muri bane ubwo duhereye ku wa kane ari we Umuhire Clemence wahaguruka. Ufite amanota 19%. Nayo ngayo ko twayatanze turi batatu twagiye dukora buri wese yatanze amanota ukwe ariko noneho turateranya tugirayo duhuriraho. Nayo ngayo wabonye. Uwa gatatu ariwe Mugisha Gad twagusabye ko usaba guhaguruka wakoze cyane ubonye amanota 32 ku manota 100 ubutaha uzongeze mu ngufu uzabashe kuba uwa mbere. Imana igumugisha. Uwa kabiri reka ndeke gusoma uwa kabiri kuko nisoma uwa mbere murahita mumenya uwa kabiri si byo se gusa nko twari twavuze mwese mwabaye intwari pe mwese ntihagire n'umucika intege ko mwese mufite confidence nuko gusa bisaba kongeramo imbaraga. Uwa mbere rero yabonye amanota 81% ni Munyarugero Alfred. Ubwo wa kabiri nawe nahaguruke kandi nawe azamura ibiganza ashimwe. Mwese mushimwe. Murakoze. Tubakomera amashyi. Murakoze cyane rero ubutaha murabona ko bizagenda siko bimeze. Impano zibarimo nyinshi cyane kandi zikomeye uko muzagenda muzatsa niko muzagenda zaka. Mwese hari ibintu byinshi byiza bibarimo kandi igihugu gikeneye sibyo. Mukomeze rero mukomeze urugendo ejo ni heza kuri mwebwe. Yesu abagirire neza kandi abamugisha. Aha, ngayo nguko rero nguko uko byagenze mu magambo magufi rero nari butinde cyane. Turizere ko byagenze neza. Reka tubashimire cyane God. Turanagushimiye cyane Clemence ndetse hajya ni Alfred ndetse na Olive kandi congratulations kuba bigenze neza. Hanyuma rero mbafitiye impano hano cyane aba babiri nuvuga ngo God ndetse na Olive nako na Clemence. Aka gapira kanzo Ntibisanzwe award nibura uzamenye uko witabiriye kandi hari bindi tubateganyirije tuzabamenyesha mu minsi iri imbere. Hanyuma nanone nawe reka twongere tuguhereze gutya. Aha, murakoze cyane rero. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Hanyuma rero tukira ahangaha gatoya rero turashaka kugira ngo tubwire wakiriye intsinzi ute? Mbanje gushima Imana kubw'intsinzi mbaye ariko ngewe muri mwese ntiyaturutse kuri nifitemo icyizere kandi ndacyagifite cyuko iki gikombe nzagiterurira hano. Intsinzi rero iranshimishije mu by'ukuri rwose iranshimishije kandi nanashima Imana yayingeneye. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma wa kabiri ari we Olive turabona ni n'umumama w'umudepite. Turabona ko bimeze neza cyane. Imana imwe irakora imirimo ikomeye. Nawe gira ikintu tubwira ukuntu wakiriye iyi ntsinzi. Murakoze, ndishimye cyane. Kuri nge navuga ngo nkabije inzozi. Murakoze cyane mbese. Yego. Aha, barakoze rero cyane. Abo ngabo nibo babiri babashije gukomeza ariko none tufite Clemence ndetse tukagira na God nabo bagomba kugira icyo batutangariza nyuma. Nago navuga ko ari nyuma yo gutsindwa kuko buri gihe cyose agomba kubaho wa mbere ndetse hakabaho n'umukurikiye n'uwa gatatu gutyo. Ubwo rero nabo bagirageze batubwire uko babyakiriye. Murakoze cyane. Cyambe no gushimira TV7
yatwemvise ikaduha ubutumire kugira ngo tuze kwitabira ikiganiro tubashe kwishimana n'abakunzi b'ikiganiro ntibisanzwe mu byaremwe. Akaba ariyo mpamvu rero ntekereza ko ikintu nyamukuru ntago byari igihembo gusa byajya kuba byiza nacyo umuntu akakibona, ariko byari kugira ngo twishimane n'abakunzi b'ikiganiro ntibisanzwe mu byaremwe. Murakoze, Imana ibamugisha, ndabashimiye cyane. Aha, turagushimiye cyane rero, turagushimiye cyane Gade. Hanyuma nanone reka twongere tugane no kuri Clemence. Murakoze cyane. Ikintu cya mbere mbanje gushimira muri rusange TV7 hagakurikizaho ikiganiro ntibisanzwe mu byaremwe. Ni ukuri ntago tubabaye pe no kuba turaha muri studio nabyo nyine ni ibintu twashimira Imana. Ikindi mbabwira ngo mukomerezaho kandi nyine tubari inyuma. Murakoze. Aha, ngaye nguko rero barakoze cyane, mwarakoze cyane rero kwitabira. Turabashimiye cyane namwe mwakomeje gukurikirana aya marushanwa cyangwa se iyi Ntibisanzwe Award. Imana ibahereza umugisha. Rero nkuko nakomeje mbasobanurira, aba babiri bakomeje bazongera bahure n'abandi babiri bazava mu itsinda B, hanyuma uko ari bane rero bazahura kuri finale, ubundi hazavemo umwe ako kanya, hasigare batatu bazahembwa ibihembo nyamukuru, ari nabyo bihembo biteganyijwe muzabona ku munsi wa finale. Ndashimira cyane rero ndashimira abajaje babanye natwe, ndashimira cyane ndashimira Jean Saflo kuba wabanye natwe. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha cyane. Ndashimira cyane rero na Diana Kamugisha, Imana ibahereza umugisha cyane kubana natwe, ndetse ndashimira na Marceline, Imana ibahereza umugisha cyane. Rero njyewe rero nkabandi Frank Mario Sebudandi nkuko bisanzwe. See